suratu Anbiya. Imana iravuga iti A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim illa istama'uhu wa hum yal'abun. Sadaqallahu al-azim. Izi aya nizo nagira ngo tugerageze tuganireho, tunibukiranyeho, kubera ko abantu Imana irabazi kandi ibibutsa n'ibyo izi neza ko byabagirira akamaro. Allah aratubwira ngo iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hisab nibarura ry'abantu Imana subhanahu wa ta'ala yagennye ko buri muntu wese azaca ku munzani. Imana subhanahu wa ta'ala yagennye ko buri ibnu Adam min dhakarin aw untha, yaba ari umugore cyangwa se yaba ari umugabo, hari igihe kizagera agere ku munzani, hanyuma abarurirwe uwo munzani bamwereke ngo dore ibyiza byawe ngibi, dore n'ibibi byawe ngibi. Ariko abantu ntabwo babitekerezaho cyane ngo babihe n'agaciro bitume babyibuka kenshi, maze bibahe umuyoboro ushobora kubafasha mu mibereho yabo ya buri munsi ya hano kuri iyi si. Iqtaraba linasi hisabuhum. Igihe rero ngo cyageze, Imana subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo iqtaraba, igihe cyageze. Igihe cyageze linasi, ku bantu, kugira ngo bahure n'iki? Bahure na hisabuhum, nibarura ryabo, ibikorwa byabo bigaragare. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ariko ikibabaje nuko abenshi muri abo bantu bagiye kuzahura nibarura ryabo, bazahura naryo risa nkaho ribatunguye kandi barajyaga babwirwa amanywa nijoro. Abantu bibereye fi ghafla, abantu babaye ba mu'ridun, abantu bageze aho babwirwa aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bakazumva nk'izitambuka. Abantu bageze ubwo babwirwa hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntibazihe agaciro. Bakizubaza cyangwa se bakazubarira mu bindi. Mu'ridun, bagatera umugongo urwibutso rw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi nta muntu n'umwe wigeze atera umugongo urwibutso rw'Imana byigeze bibera byiza. Yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tuyati wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danqa. Uwo ari we wese uzumva urwibutso rwa Allah, uwo ari we wese uzumva kirazira Imana yabwiye abantu ko bagomba kuzirinda, ntaziteho ngo azirinde. Uwo ari we wese uzumva inyigisho zibwira ibyo agomba gukora ntabikore, Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati urwo rwibutso rwa Allah subhanahu wa ta'ala uzarutera umugongo, fa inna lahu azabaho fi ma'ishatan danqa, mu buzima bw'inzitane. Ubuzima bw'inzitane, azabaho mu bibazo, azabaho mu ngorane. Iyo unanagarutse ugasubiza amaso inyuma ukareba, usanga impamvu nyamukuru zituma abantu bariho bahangayitse, abantu bariho mu buzima bw'inzitane, impamvu nyamukuru nuko bateye umugongo urwibutso rw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala.
kandi urwibutso rukuru ni Qur'an. Abantu bateye umugongo Qur'an ntawe ukiyisoma, abantu bateye umugongo Qur'an ntawe ugikurikiza iby'imutegeka, abantu bateye umugongo Qur'an niyo babwiwe ibiri muri iyi Qur'an ntabwo babiha agaciro ngo babyubahirize. Wa idha tutila alayhim ayatu, iyo basomewe aya za Allah subhanahu wa ta'ala barazumva ariko ntibaziha agaciro. Urwibutso rwa Allah rero bavandimwe b'Abayisilamu, nababwiye yuko dufite byinshi bitwigisha, twigishwa n'abashehe, twigishwa n'abarimu, twigishwa n'ubuzima, ubuzima tubamo buratwigisha, twigishwa n'urupfu, batuvamo benshi amanywa nijoro tukababona bagenda, ariko ntabwo bituma tujya ku murongo waho twakagombye kuba turi. Duhora turi muri ghafla, twarazubaye, duhora dusa nk'abatera umugongo ibyo turi kubwirwa. Allah subhanahu wa ta'ala yaratubwira ati iqtaraba linasi hisabuhum, abantu nibamenye yuko ibarura ryabo riri hafi kubageraho, ibarura ryabo riri hafi kubageraho, wahum fi ghaflatin. Ariko ikibazo nuko abantu babaye bantibindeba, abantu babarazubaye, kandi abantu batera umugongo urwibutso rw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo bwakeye ntabwo tuba tuzi ko buri bwire, niyo bwishe ntabwo tuba tuzi ko buri buke. Ubundi se wagize ngo hisabu yawe, ushobora kumva iyi aya wenda bakubwira ngo iqtaraba linasi, igihe cyageze, ukabitekerezaho kavuga iti aya ko numva iri kubivuga nkaho yamanutse uno munsi. Na irabivuga nk'iyamanutse uyu munsi, kuko za aya zose za Allah subhanahu wa ta'ala, uburyo Imana yazivuzemo n'uburyo Imana yazitugejejeho, ziza zijyana n'ibihe, ziza zimeze nk'izaje uwo munsi. Ubu urahumeka, ubu ndahumeka, ejo ushobora kuba warangije ubuzima, cyangwa nanjye nkaba narangije ubuzima. Ariko se niba urangije ubuzima bwawe, niba nanjye ndangije ubuzima bwanjye, ngiye hehe? Wowe ugiye hehe? Tugiye guhura n'iki? Erega ibarura ry'umuntu ritangira amaze kuvamo roho. Iyo batangiye kuza kumuhata ibibazo, iyo batangiye kuza kumubaza ibyo yakoze hano kuri iyi si, iyo batangiye kumugeza muri cya cyumba batubwira ko ari icyumba cyo mu ijuru ku bantu bakoze neza, ukaba n'umwobo wo mu muriro ku bantu bakoze nabi, ubwo uba watangiye. Ibarura ryawe riba ryatangiye, nta kindi gikorwa uba kibashiye gukora nk'umuntu, ntacyo. Niba rero ntacyo kibashiye gukora, ubwo watangiye kubarurirwa ibyo wakoze. Iqtaraba, igihe rero cyageze kuri ngewe uzagenda ejo, cyageze kuri wowe uzagenda ejo, cyaranageze kuri bagenzi bacu duhora duherekeza amanywa nijoro hano. Hari ugenda akagenda yarwaye yateguje, hari ugenda akagenda azize agisida atigeze ateguza. Aba bose ese bagiye bate bavandimwe b'Abayisilamu? Witeguye gute kugira ngo yawmul qiyama, ku munsi w'imperuka, uzahagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala bagiye kugukorera iyi hisabu, iri barura bagiye gushyira ku munzani? Ubyiteguye gute? Umunzani ntabwo ari gakwege, umunzani ntabwo ari wa wundi bapimiraho umuceri hano mu maduka yacu. Umunzani abantu bazabarurirwaho ibikorwa byabo yawmul qiyama. Nabiyullah Daud alayhi salatu wassalam yabajije Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, aramubwira ati ya Rabb, ewe Mana nyagasani, ana uridu an turiyani almizan
ndagira ngo unyereke umunzani, unyereke ishusho y'umunzani uzabaruriraho abagaragu bawe yawmal qiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amukuriraho ipazi yaramujyana aramwereka. Intumwa ibyo zasabaga Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala zarabibonaga, Imana imukuriraho ipazi arabubona. Abona uwo munzani uteye mu buryo bumeze nkaho ari amasahani abiri, isahani izajyaho ibikorwa byiza n'isahani izajyaho ibikorwa bibi by'umugaragu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaze kuyibona fastagharaba, aratungurwa, araniheba, aratungurwa ariheba cyane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aramubaza ati ya Daud kaifa ra'aita al-mizan, umunzani wawubonye gute tuzabaruriraho abagaragu ba Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقال داود aravuga ati fa wa rabbi al-ka'b, ndahiye kuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waremye byose, Imana yashyizeho aho abantu bahurira bakajya gukora umutambagiro mutagatifu. Ya Rab, ewe Mana nyagasani, inni ra'aytuhuma, jewe nayibonye ni ibiri. Aravuga ati nayibonye ni iminzani ibiri, nayibonye ni iminzani ibiri. Wa mawdi'uhuma gharib, kandi uko iyo minzani iteye n'uburyo imeze biratangaje yewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna mawdi'i al-awwal kal-mashriq wa mawdi'i thani kal-maghrib, nje uburyo nabonye iyi minzani, nabonye igisahani kimwe kizashyirwaho ibikorwa byiza kingana nk'iburasirazuba hose, hanyuma ikindi gisahani ndimo ndabona kingana nk'iburengerazuba. Aranje abaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aramubwira ati waman yanju waman yamla hadha al-mizani ya Allah, ninde uzatsinda, ninde uzabasha kuzuza iyi mizani ya Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaramubwiye ati umuntu uzabasha gutsinda kandi akabasha kuzuza iyo mizani ye, uwa mbere ni umuntu witeguye ko igihe kizagera akazabarurirwa, guhora bitekerezaho, guhora ubitekerezaho, ntuhora uri muri ghafla, ntuhora uri muri mu'ridun, ntuhora uri mu bantu birengagiza, ntuhore uri mu bantu batera umugongo urwibutso rw'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niba bakubwiye ayimwe yifate, wumve n'iki kubwiye, ugerageze ukire mu bikorwa, nkutinya kuzahura n'uriya munzani. Uwa kabiri ni umuntu utarahaye isi agaciro cyane ngo yibagirwe ko hari umunsi azahura na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aba bantu iyo bahora bazirikana ko hari igihe bazahura n'Imana, aho bari ari intizanyo, bakahaba nk'abateganya yuko bazahimuka, umunzani bazawuzuza. Iyo uhora wibaza yuko hari igihe uzahagarara imbere ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagafata ibikorwa byawe bakabishyira ku munzani w'ibyiza n'ibindi bakabishyira ku munzani w'ibibi, maze ibibi byaruta ibyiza ukajya muri aljanna. Nta muntu uwo ari we wese uzajya muri aljanna atabanze kugira ibyo abazwa. Itegure rero uburyo bwo kugira gute, bwo kuzasubiza. Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala tubira ngo ma yatihi min dhikri min rabbihim illa istama'uhu wa hum yal'abun. Hari byinshi abagaragu ba Allah Subhanahu wa Ta'ala babona biturutse mu rwibutso rw'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandi rimwe na rimwe bikanaza bakanabyumva ari bishyashya kuri bo, ariko ikibabaje kuri bo illa istama'uhu, barabyumva babitega amatwi, abantu bakumva amawayiza nk'aya tuvuga, bakumva inyigisho bikarangirira aho ngaho, wa hum yal'abuna, bakazana imikino gusa. Iyo ni yasi
isi iradutwara twe tukabyumva, twarangira tukazana imikino tukigira mu mikino, ugasanga nayo twahaye agaciro cyane. iyi si bayita darul amal. Iyi si ni ingoro twashyiriweho kugira ngo dukore. Iyi twayishyiriweho kugira ngo dukore. Iyo abantu bubatse inzu y'ububaji, iyo abantu bubatse inzu y'ubudozi, iyo abantu bubatse inzu y'ubukanishi, baba bayubakiye iki? Baba bayubakiye kugira ngo abo bantu bakeneye ibyo bikorwa bazajya bajya kubikoreramo aho ngaho. Ujye kubaza kuko uri umubaji cyangwa se ushaka kubyiga, ujye kudoda kuko ushaka kuba umutayeri, ujye gukanika kuko ushaka kuba umukanishi, hanyuma ibyo bintu bikorerwa aho ngaho. Ariko iriya nzu ukoreramo wowe nk'ubyiga cyangwa se nk'uhakorera kugira ngo ubone imibereho, ntabwo iriya nzu ari iyawe mu Isilamu. Iriya nzu ntabwo ari iyawe. Yemwe n'ibikoresho birimo byose ntabwo ari ibyawe. Nushaka kwinjira rero muri atelier y'abandi, ugashaka guterura imashini zose zirimo, ugashaka guterura ibidongi by'indodo byose bihari, ugashaka kwinjira mu nzu runaka yakorewe ububaji, ugashaka kujyana amamashini, ugashaka kujyana imbaho z'abandi, uzamenye ngo ntabwo uzahuva, nta nubwo uzi naho uri kujya. Gerayo ukore ibyo ukora, birangire utahe, umenye yuko igihe kizagera ukavanwa muri iyo nzu cyangwa se ukanavamo. Iyi si nayo ni darul amal, bayidushyiriyeho kugira ngo tubashe gukoreramo. Niba udoda nyine doda kuko uri mu nzu wahawe, niba ubaza, ariko umenye ko hano uri kubariza ntabwo ari iwawe. Niba ukanisha kanika, niba uhinga ntacyo bitwaye, niba wubaka, niba ucuruza. Iyi ni inzu y'ibikorwa, ariko ibi bikorwa ntabwo bizarangira gutya gusa. Bizarangira yawmul qiyama uhuye na Allah subhanahu wa ta'ala, akubaze ati bya bindi wakoraga hari icyo byaguhaye cyangwa ntacyo byaguhaye. Iyo wahingaga warezaga, narezaga, iyo wacuruzaga warungukaga, narungukaga, sawa. Iyo wabazaga wabonaga riziki, narayibonaga. Ikibazo bazakubaza tubwirwa, baratubwira ngo n'imitungo yacu n'ibyo twakoze byose n'akakazi kose twari turimo, bazakubaza ikibazo kivuga ngo min ayna iktasabta wa kayfa anfaqta, wabigeze hute, unyuze mu zihe nzira, wananabyitwaye mute mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watanzemo amaturo gute, watanzemo zaka gute, watanzemo sadaka gute, wagaburiyemo umuryango wawe gute, wawufashiye gute, abashyitsi baje iwawe wabakiriye gute, abavandimwe bawe wabakoreye iki, inshuti zawe wazimariye iki muri bya bindi wagezeho. Rimwe na rimwe wagezeho hari abandi babuze uko babigeraho. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aratubwira ati ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim illa istama'u. Ibintu biraza, abantu bakatwibutsa, bakaduha mawaiza, bakaduha khutuba, tukavuga ngo ziraryoshye, ngo zirumvikana, ariko bikarangira wahum yal'abuna, abantu bahora mu mikino gusa. Abantu bibera mu mikino gusa. Ibyo twategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala ntitubyubahirize, ibyo twabujijwe na Allah ntitubikore, tukibera muri iyo mikino gusa, tugahera mu cyo bita kayengayenge, bikazarinda bigeza igihe tuzafatwa mpiri wa nahnu fi ghafla, twibereye mu icuraburindi ry'umwijima, tutazi aho biva naho bijya. Allah yadutegetse
uko tugomba kubaho, yadutegetse uko tugomba kubana, yadutegetse uko tugomba gukora, ariko birangira tubyumvise tukabirekera aho ngaho. Shar'a lana al-ibada, Allah yaduhaye ko tugomba gukora ibada,